ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Ineza yawe, Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndabasuhuje bene data, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo tunejejwe n'Imana mu mitima yacu. Imana itaburi uko ibigenza, Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana nishimwe. Muri iki gitondo tubanje Imana rurangiza rwa burundu, tubanje Imana itwimanye, tubanje Imana itwongereye iminsi yo kubaho, tubanje Imana ibikoze. Mfasha mwene data muri iki gitondo, mfasha ihereza Imana icyubahiro. Imana ikwimana, Imana ikurwanirira, Imana ikurengera, Imana ikuvuganira, Imana ikugerera aho utabasha kugera. Ihereza icyubahiro. Muri iki gitondo tubanje Imana. Mwene data, ntukore ikosa ryo gusohoka udahereje Imana icyubahiro. Rero nabasuhuzaga mbabwira ngo tubanze dushima Imana. Abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, inshuti zanjye z'umwihariko, Yesu Kristo nashimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana muri uyu munsi, tuyibanje hose muri byose. Turacyari muri teme yacu y'iki cyumweru igira iti gira imirimo inezeza Imana. Nicyo ndi kukwifuriza. Ndifuza ko wagira imirimo inezeza Imana, wakora imirimo Imana nayo yakureba uri hano mu isi ikakunezerwa. Kandi nashakaga kukubwira, udakoze neza ntacyo bitwaye Imana, ukoze neza nabyo ntabwo Imana ibibonamo inyungu kurenza wowe. Nasanze ibintu byose dukora muri iyi si, umwana w'umuntu niwe ubibonamo inyungu. Reka nguhe urugero. Iyo uretse ibyaha ukava mu byaha, inyungu za mbere ni wowe uzi beneficiating, kuko wowe ubwawe wumva utuje, wumva unyuzwe, wumva nta runtu rw'ibyaha rukuriho. Utambuka mu muhanda rwose wumva ukeye. Iyo udafite ibyaha, iyo ugeze imbere y'umupolisi uramwenyura ukumva nta kibazo. Imodoka ya ribu yatambuka ukumva nta rubanza ufitanye nayo. Ariko ndahamya neza ko iyo uri umunyabyaha, iyo ubonye umupolisi uravuga uti nijya ari kureba buriya yamfata, yewe urutima rukakudihagura, nta na gahunda gufiteho. Ariko icyaha kikagushinja, icyaha kikakubuza amahoro, icyaha kikakurya, ndetse n'ushinzwe umutekano ntawakwitayeho. Imodoka ya ribu yinyurira aho iri mu kazi, ugahita ujya kwihisha ku giti ukavuga uti ninjye bari baje gufata. Rero nagira ngo nkubwire ko gukora neza, kugira imirimo myiza, inyungu za mbere ni izawe. Ikintu cya mbere, umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, agira amahoro yo mu mutima, agira amahoro menshi cyane yo mu mutima. Hararyama agasinzira, hararya akanyurwa, umwambaro ufite wumva ukubereye, kubera ko Yesu aba aguhagije. Nakubwiraga ngo gira imirimo myiza inezeza Imana. Iyo mirimo myiza inezeza Imana ni wowe ugaruka ukakira inyungu zayo. Imana ishimwe. Nugirira neza abantu batibashishije, ukagira neza umurwayi, ejo umurwayi agakira, nawe uzumva wuzuye umunezero yuko ibike wari ufite wabisangiye n'umuntu ubabaye. Uyu munsi uwo muntu akaba ameze neza. Ndabizi neza ntago azakwitura rwose, kuko ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye aba agira Imana. Ariko imbere y'Imana, mu ijuru imbere y'Imana, uba warandikishije. Kandi iyo neza yawe, iyo mirimo myiza wakoze, ni ukuri ko Imana izaguherekeza ikugeze n'imbere y'Imana. Nakubwiraga ngo gira imirimo myiza inezeza Imana. Imana ishimwe cyane. Uyikore uzi yuko wowe, ndavuga wowe uri gukora imirimo myiza ubu ngubu, ugasura abarwayi, ugafasha abakene, ukita ku mbabare, insuzugurwa ukaziba hafi, abatibashishije ahantu batabasha gutambuka ukahabatambutsa. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo bikorwa byiza ukora
nubwo wowe utabyakira utabibenefisiyetinga utakakira inyungu zabyo, ariko abana bawe bazabyakira mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Ni ukuri kw'Imana, gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Nubwo wowe utarya ku mbuto z'ibyo bintu byiza ukora, ariko abana bawe bazarya kuri izo mbuto. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo gira imirimo myiza inezeza Imana. Ikindi nashakaga kukubwira ni uko ibyo dukora byose birandikwa mu gitabo cy'imirimo. Nukora ibyiza bizandikwa, nukora n'ibibi bizandikwa. Ahubwo wibaze muri iki gitondo, ese ngira imirimo myiza inezeza Imana? Ese ibyo nkora byose njya nibuka ko Imana ibireba? Iyo ndi gushyushya inkuru, ndi kugambanira mwene data, mbazi ko ijisho ry'Imana ribireba? Ese iyo nifuriza ikibi mwene data, mbazi yuko ijisho ry'Imana ribireba? Iyo se mfite icyo gufashisha umukene sinkitange, mbazi ko ijisho ry'Imana ribireba? Icyo ni ikibazo wowe ugomba kugenda wibaza, ukamenya ko ijisho ry'Imana riba rikureba, rireba ibyo ukora, rireba ibyo urimo. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo gira imirimo myiza inezeza Imana. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana tudatinze, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 66, dusome umurongo wa 18. Handitse ngo kuko nzi imirimo yabo n'ibyo batekereza. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuze ngo rizi imirimo yawe n'ibyo utekereza. Ngo kuko nzi imirimo yabo n'ibyo batekereza. Ni ukuvuga ngo njye nawe, Imana izi imirimo yacu n'ibyo dutekereza. Ibyo watekereje muri iki gitondo, ibyo uri butekereze ku manywa y'ihangu, ibyo uri burare utekereza, ibyo uri bwirirwe ukora, n'ibyo uzakora ejo hazaza, n'ibyo wakoze. Ijambo ry'Imana riguhamirije ryeruye ngo kuko nzi imirimo yabo n'ibyo batekereza. Imana idusange. Ibaze ko Imana izi ibyo utekereza, ibaze ko Imana izi ibyo ukora. Ibyo ukora, hari ibyo ukora wihisha amaso y'abantu, ariko burya ntabwo wihisha Imana. Hari ibyo utekereza umwana w'umuntu ukamunyuraho atazi ibyuzuye mu mutima wawe, ariko Imana yo ntabwo ihishwa ibyo utekereza mu mutima wawe. Ngo nzi imirimo yabo n'ibyo batekereza. Imana igusange muri iki gitondo, irebe nawe mu ndorerwamo y'ibyo ukora, wirebe ibyo utekereza, urebe ese ibyo bintu binezeza Imana? Imirimo yawe ukora inezeza Imana? Ibyo utekereza binezeza Imana? Muri iri joro ibyo waraye utekereza n'ibyo ugambiriye muri iki gitondo kujya gukora, urumva harimo imirimo inezeza Imana? Imana igusange kandi Imana itugirire neza. Ngo kuko nzi imirimo yabo n'ibyo batekereza. Igihe kigiye kuza, Imana idusange, nzateranya amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe, bazaza babone ubwiza bwanjye. Imana itugirire neza. Kandi nzabashyiraho ikimenyetso. Imana nishimwe. Buri muntu wese afite ikimenyetso cy'ibyo yakoze. Buri wese afite ikimenyetso. Niwaba warakiranutse uzajyaho ikimenyetso cyo gukiranuka, ariko niba warakoze ibibi nawe uzajyaho ikimenyetso cya shobuja. Ngo nzi imirimo yabo kandi nzi n'ibyo batekereza. Imana idusange. Uyu munsi uhuye n'Imana, muri iri jambo ryayo uhuye nayo, irakubwiye ngo izi imirimo yawe n'ibyo ujya utekereza. Kandi Imana igiye kugenda ishyiraho ikimenyetso ku mirimo myiza wakoze. Ishyireho ikimenyetso, ishyireho ikimenyetso, ishyireho ikimenyetso. Kandi na Satani nawe ibyo umukorera ashyiraho ikimenyetso. Erega reka nkubwire, ntawe ukeza abami babiri. Ntiwavuga ko uri umukristo ngo ugaruke uvuge ko uri umupagani. Ntabwo bivamo. Byanze bikunze usuzugura umwami umwe ugakunda undi. Rero ni amahitamo yawe uyu munsi kugira imirimo myiza inezeza Imana. Gira imirimo myiza inezeza Imana, kuko imirimo y'abera izabaherekeza. Reka nkubwire, n'imirimo y'abapagani izabaherekeza. Ntabwo imirimo uzayisiga. Iyo ukorera hano muri iyi si,
numara kuvamo umwuka imirimo yawe niyo izagenda iguherekeje. Ibaze nawe imirimo ufite uyu munsi, ufite imirimo ki? Reka nkubwire, erega nawe urabizi ibyo ubamo, urabizi ibigutwara umwanya munini, ariko njye nakubwiye ndakuburiye, gira imirimo myiza inezeza Imana. Shalom shalom, muhahe muronke, Imana ibanezeze, Imana ibishimire. ineza yawe ku mwana w'umuntu